hano bivugwa ko kuri izi hoteli hari ku Kibuye muri aba bageni hariho umwe ufite se uhafite hoteli nawe. Iyi hoteli ni iyande, iyi hoteli bita Delta. Iyi hoteli ndi kureba imbere yanjye yitwa Delta. Iyi Delta ni iyande, ifitanye irihe sano n'aba bageni? Urumva mbere iyi ya Chateau Marara hari indi hoteli yitwa Delta y'umubyeyi w'umugeni, niho bavanaga. Uwuhe mugeni? Ubutumwa nukuvuga ngo ibyo kurya aba bantu bazanye bari abantu, ariko target ibyo kurya byinshi bigomba kuva muri hoteli ya se w'umuhungu. Izi hoteli ziregeranye. Delta ya se w'umuhungu ariyo baje hano baharabika Marara bapromotinze iyo hoteli Delta. Ikintu gitangaje, hoteli ya se w'umugeni Delta baravuga ngo hari hoteli iri ruhande baduhaye service nziza ndetse ku mafaranga make ibihumbi 12. Iyi hoteli abageni barimo kuvuga ni hoteli ya se w'umugeni bro. Uyu musaza, uyu mugabo nyiri iyi hoteli Delta yarari muri ubu bukwe. Muri kontra bagomba kugaburira abantu 200. 200 bo bicaje 288 numva arenza abantu 188. Ukira ahangaha gato. Hano bivugwa ko kuri izi hoteli hari ku Kibuye muri aba bageni hariho umwe ufite se uhafite hoteli nawe. Iyi hoteli ni iyande, iyi hoteli bita Delta. Iyi hoteli ndi kureba imbere yanjye yitwa Delta. Iyi Delta ni iyande, ifitanye irihe sano n'aba bageni? Urumva mbere iyi ya Chateau Marara hari indi hoteli yitwa Delta y'umubyeyi w'umugeni, niho bavanaga. Uwuhe mugeni? Ubutumwa Sadade Musema kweli. Nuvuga ngo iyi hoteli ya Delta ibangikanye cyangwa irebana ni Chateau Marara ni yumwe mu bageni. Ahangaha kuri amakuru avuga ko iyi mibu no kugira ngo turadusema twinjire mu nzu bigende kura mwabibonye. Uve kuri ba Brenda bavuga ngo I still get nightmare. Wari ufunzwe se wari rwatana mu kuburyo you get nightmare kuki utatashye. Ibi bintu numwe muri barabakobwa yaranditse ngo n'uyu munsi ngo yibutse birangagira nightmare ngo yibyabaye. Hano tugende gakeya. Nukuvuga ngo aba bantu hano amakuru avuga ko first of all twibukiranye ko ibyumba byakiriye abantu double. Abantu bagomba kwinjira muri hoteli mumanze mwumve abantu 280. Abantu 188 biyongereyeho kuri buffet cyangwa ku byo kurya barabagaburira baraceceka ariko baha facture. Icyo ni cyambere. Icya kabiri bivugwa ko ibinyobwa n'ibindi biribwa mbere yuko bajya hanze muri iyi hoteli. Nukuvuga ngo ibyo kurya aba bantu bazanye bari abantu, ariko target ibyo kurya byinshi bigomba kuva muri hoteli ya se w'umuhungu. Izi hoteli ziregeranye. Delta ya se w'umuhungu ariyo baje hano baharabika Marara bapromotinze iyo hoteli Delta. So nukuvuga ngo tugiye kureba impamvu utudusimba twinjiraga. Hari Vavier ibintu babisikanagamo. Abakozi ba hoteli ba Marara byari bibagoye kugira ngo baje gucekinga ibyumba. Uzi umuntu abukinze icyumba utahamagaye umukozi cyangwa ngo umuntu aze gucekinga biba ngombwa ko bamuhamagaye ntabwo bari kujya ku cyuma ku kindi harimo abantu batandukanye ngo baje gucekinga ibyumba. No, iki kintu ku bintu byerekeranye n'amasuku ngo amasuku atarakozwe mu byumba. Mwibuke ko nta cyumba cyari kirimo umuntu umwe, bivuze ngo ntabwo ibyumba byigaraga biba disponible kugira ngo abakozi binjiremo. Iyo habaga havuyemo umukozi umwe, I mean umukiriya umwe, undi yarinjiraga. Ntabwo icyumba cyari kirimo umuntu umwe, hari harimo ibyari bimwe abantu 2, 3 ndetse no kurenza muri ibi byumba. Byari bigoye abakozi kugira ngo binjirane abantu bari muri ibyo byumba. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ibyo kurya n'ibinyobwa. Hari ibinyobwa byagiye bivanwa mu mamodoka bari baje bapakiye, byagiye byinjizwa, ariko ngo byinshi cyane byinjijwe igihe umuriro wari ubuze. Umuriro urumva abantu 63 abantu kubaraza mu byumba 20 ubwo kimwe tugiharira abageni 2 63 ubwo ni 32 ibyumba 20 abantu babirayemo batemwakagirima. Ubwo mu cyumba harimo nk'abantu bangaye mukoze imibare. Urumva ko bigoye kumenya ngo harimo umuntu cyangwa ntarimo. Kandi muri checking ya hotel ubundi yo udahamagaye mu housekeeping wazakora amasuku ntabwo yabukomanje nizo zagasambye mu murarwituru ntabwo yazwinjira ngo mutamuhamagaye. Urumva ubwinshi bw'abantu burengeje ubushobozi bw'ibyumba ibyo nabyo ntabwo tugomba kubigavuga. Ibyo ngibyo mbabarire ubyirengagize. Ibyo ngibyo iryo jambo warugizeho. Ibi ngibi umuntu yangereye inama ati God fata ibyo ngibyo bireke kuko ibyahabereye nagahoma munwa byihorere kana abantu barekere privacy yabo. Nabiretse God fata nagize ikinyabupfura ntabwo ndibuze kubivuga kuko nagiriwe inama
n'abanyabwenge kandi urabona ngewe biterwa n'abantu nakiri hano niba hano hari abantu bakuru I will be professional uyu munsi mureke mbe professional tuze kuvuga ku bintu kuko ni it's very very sensitive iki ni ikintu niba byagiye no mu nkiko byagiye no muri ribu ahangaha ndaza kugira ikinyamupfura tugende gato ntabwo ndi buze kwinjira mu bikorobero byabereye hara ko biteye agahinda tubyihorere so tugaruke gatoya ikintu gitangaje hoteli ya se w'umugeni Delta yegeranye na Marara muraza kumbwira birakwiye ko mu mivugire bashobora guharabika iyi hoteli y'uyu bashobora guharabika Marara ariko bagapromotinga Delta birakwiye ntabwo bikwiye na gato ariko barabikoze baravuga ngo hari hoteli iri iruhande baduhaye service nziza ndetse ku mafaranga make 12,000 iyi hoteli abageni barimo kuvuga ni hoteli ya se w'umugeni bro uyu musaza uyu mugabo nyiri iyi hoteli Delta yarari muri ubu bukwe muze utaza kumuvuga izina ntega amatwi muze uretse gato reka nibarize uyu musaza nyiri hoteli iyo ubona bafata business ya mugenzi wawe muri mu competa bakayirimbura bari gupromotinga hoteli yawe Delta idafite standard nk'iza Marara uraryama ugasinzira niba service hotel uretse gato kuki wemereye umuhungu wawe akajya gukorera ubukwe muri Marara kandi uzi ko hotel yawe ifite service kurusha iya Marara kuki mwarese akajyayo icyo ni kibazo nibaza ntabwo bikwiye gufata hotel muri hotel competition ugafata hotel yanyu ukavuga ko itanga service nziza iyo umuturanye yagwaye service ukayandagaza muri aka kageni ntabwo bikwiye iyi hotel aba bageni nge nageze navuga ngo bagiye gufata hotel Marara bashaka kugira ngo bayishireho igisebo kugira ngo izabo zipromotingwe hotel ya se y'uyu mugeni yashizwe yaravuzwe ivugwa n'aba influencer bavuga ko yo itanga service nziza bavuga n'ibiciro batangira breakfast bishoboka bite ko ushobora kuzuga promotinga hotel ya Sko ugaharabika yaguhaye service ibi bintu ko mutabivuze mu bintu byavuzwe no muri rusaku rwabaye kuri social media ko tutigeze tubona abantu bakomoza kuri hotel yise w'uyu mugeni kubyo bintu byagizwe ubwiru ntimutubwire ko ise w'uyu mugeni afite hotel bagikanye na hotel Marara ndetse no muri uku guharabika Marara iyi hotel bayishyize mu majwi bakavuga ko yabahaye service nziza na breakfast iryoshye cyane mu 12 iyo bataza kuyigira bari kugwa ku kibuye muri kumva icyo kintu iyi hotel Delta tugereranyije ngiye kugeza amasaha tugereranyije na hotel Marara iyi ngiyi ni nka moteri ntabwo service zihuye na standard ntabwo ari zimwe iyi hotel Delta yatetse ibyo kurya isavinga ibyo kunywa bakabitwara mu bwihisho bakabitwara muri Marara kuko iyi hotel ni ya se w'umugeni ntabwo babishyuzaga brushete zagaragaye umuriro ugarutse basanga ibinyobwa n'ibiribwa bindi biri muri hotel ariko bitigeze biserva n'aba bantu bo muri hotel Marara ahanga tugiye kubisesengura mu magambo yimbitse ni igitero hotel ateye ku yindi ni igitero cyatewe ku yindi hoteli tugende gakiyamwe abantu ibi bintu byose ntabwo byavuzwe mu biganiro byavuzwe nta muntu wigeze uvana ijambo mu kanwa ko uyu musore w'umugeni hotel Delta ya papa we ibangikanye na Marara yajyanye ibyo kurya cyangwa yohereje ibyo kunywa rwihishwa muri hotel Marara muri aba bageni ahangaha mu magambo yakoreshejwe ba promoting iyi hotel ya se w'umugeni ariko baharibika hotel yindi yabakiriye ntabwo bigeze bahingutsa ko iyo hotel ari yabo it's not fair aba bantu basohoka muri hotel basohoye ibikapu rwisha ntabwo bigeze basezera muri hotel niba bari bahawe service mbi kuki batafesinze management ya hotel bagihari bakavuga ati rero service mwaduhaye ntabwo ari nziza turabigenza uku nuku oya baratorotse bakavanamo ibikapu babitwara muri hotel yabo ntabwo ibintu byigeze bivugwa bafataga ibikapu n'ibintu byabo bakabitwara muri hotel Delta ya se w'umugeni ituranye na hotel Marara abantu bo muri Marara bakavuga ati no abantu baracyari mahangaha nta kibazo anytime baraza kudusezera
message nkuko pundi tabitubwiye message cyangwa invoice bayibahaye ni gute clearance ntigeze ziba muri iyi hotel kugira ngo basezere bikanze abageni bagiye nk'abagiye kunyara ibikapu byari byabaze kwinjizwa muri hotel yabo ituranye n'iyingiye byamaze kugenda tayari. Niba ibaruwa yanditse ivuga ko hotel Marara nidasaba imbabazi kugenda k'umuriro, bafite miliyoni 6 bari buze kuyandagaza bakayisebye itazigera yeguka ukundi, ibi ngibi byo muraza kubivugaho iki? So komeza punda, komeza. Urumva nyine abageni banditse ibaruwa nyuma y'uko hoteli yanditse ibishyuza. Muri iyo baruwa uraza kuyibona y'abageni, hari ahanditse ngo ububasha buke muri planning n'imigendekere ya serivisi zabo mu bukwe bwabo bwabaye guhera ku 3 kugera kuri 6 z'ukwa 2025, kandi bakirengera ingaruka bahuye nazo z'amarangamutima yabo yangiritse, ibijyanye n'amafaranga yabo yahatakariye. Kandi iyo baruwa hoteli yanditse ikagomba kuba igaragaza umuriro wabuze, ibiryo bibi bahawe bidafite isuku, no kuba abakozi barabaye bake cyane mu gihe bari babakeneye, kandi bakagaragaza yuko bafite ingamba zo kuzakosora amakosa yose yabayeho bitaba, bakaba bagira damage, reputational damage and witness, kubera ko ngo bafite abantu barenga 40 b'abanyamahanga n'abanyarwanda bakurikirwa na miliyoni zirenga 3 ku mbuga nkoranyambaga. So nukuvuga ngo ahangaha muraza kumbwira abanyamategeko muri ahangaha, nukuvuga ngo muri iyi baruwa niho handitsemo ko niba tabikora bari bwifashishije social media bakabaha reputation mbi, niba ari kukumva neza. Bakagaragaza ko bahawe serivisi mbi cyane. Ibyo bintu biri muri iyo baruwa. Icyongereza cyanditse neza cyane ko niba hotel nitabasaba imbabazi bari bubandagaze kuri social media cyane, birimo rwose. Ngo dufatana isi ndumiwe ahangaha kuri amakuru avuga ko iyi mibu no kugira ngo turadusema twinjire mu nzu bigende kuri mwabibonye, uve kuri ba Brenda bavuga ngo I still get nightmare. Wari ufunzwe se wari rwatana mu kuburyo you get nightmare kuki utatashye ibi bintu. Nuwe muri barabakobwa yaranditse ngo n'uyu munsi byo yibutse birangwa agira nightmare ngo y'ibyabaye. Komeza utubwire uko byarangiye. Byifashe habayeho ko ubwo impande zombi kumvikana binanirana hagati ya management ya hoteli n'abageni, uburyo buri amicable cyangwa se bwo kumvikana biranga. Habaho ko hoteli iyambaza umunyamategeko wabo, noneho rero baravuga bati reka twohereze umunyamategeko ajye kuvugana n'aba bageni turebe ko ibintu byagenda neza cyane rwose. Umunyamategeko witwa Metere Orangwa. Noneho umunyamategeko agerageza gushaka ko ibintu byakemuka hatabayemo ibintu by'induru n'ibibazo bikomeye, kubera ko buri mu nzira zo gukemura ibibazo ubundi habanzaho ibiganiro byakwanga, habaho ubuhuza bwakwanga, hakabaho inzira z'inkiko. Byaranze izo nzira z'ubuhuza kumvikana byarananiranye, nibwo hatangiye nyine atake ku mbuga nkoranyambaga, space ote, ubuhamya bw'abahawe serivisi mbi, amafoto y'ibiryo bibi bitajyanye ngo na standard y'inyenyeri kandi nta nyenyeri iri ifite, ni bazahabwa inyenyeri mu mpera z'uku kwezi, nta nyenyeri n'imwe bafite. Ubwo biba ngombwa yuko ubona ko nta kintu cyo gukora, kuko urumva ku mbuga nkoranyambaga umuntu uvuga niwe ufatwa nk'ufite ukuri. Shatoro Marara yemeza kugana inkiko baregera kwishyurwa no kuba baharabikwa defamation nyine, kubera ko ifashe brand ukaba wayisebya uko byagenda kose. Brand hari reputation yayo ibiri kwangirika cyangwa se igihombo ibura nacyo ubu cyangwa se mu hazaza. Naho ngaho bigeze kano kanya, kubera ko inzira y'ibiganiro byaranze. Ntekereza ko nyungwa no gukurikira, kuko RIB yamaze gutangaza ko ikirego cya Shatoro Marara yacyakira irimo iragikurikirana. Twebwe icyo dutegereje no kumenya ngo ikirego procedures zagenda bite. Noneho n'abahawe serivisi mbi nabo ntekereza ko bagomba gutanga ikirego nabo
kubera ko ntabwo ntekereza ko bazatekereza guhamagarwa ngo bisobanure bakabaye nabo batanga ikirego ubundi hakabaho kubwo tubona impande ebyiri uruhande rwishyurwa n'uruhande rukomplaininga serivisi mbi tukabona izo manze ebyiri uko ibiganiro byaranze kuko ndira amafuta cyaracaye kumwe nkoranyambaga y'amafunguro bavuga bahawe kandi ari ay'abakozi mu gikoni ukareba ibyo byose byanditswe izo baruwa urabona ko ibiganiro ku neza byaranze nyine. Okay. So ngayo nguko ndumva ntabwo ahangaha ntabwo ukuri bisaba kugira ngo tumare umwanya muremure. No, ntabwo ariko bimeze. Aha hantu harimo guharabika gukabije. Kutashatse kuvuga abantu baraza hano izi za nyirabutisiga zikoresha social media ziraza hano zirarambarara bagaragara ko bahawe service mbi. Ntabwo mwahawe service mbi. Aba bantu hari byo ntari buza kuvugira aha ariko niba na ngombwa igihe kizagera umuntu abituritse ariko ahangaha habayeho guharabika hotel ntimwigeze mu bintu byavuzwe no ntimweze babahingukiriza ko mu kwandagaza amarara bapromotinze hotel yabo hotel yase niba bari baha service mbi kubera iki batafashe hotel yase ariko ndamwabyumvishe neza mwumvishe aho intandaro yavuye kutabagabanyiriza ibiciro kandi hotel yatanze promotion. Ibi ngibi urumva ko habayeho kutumvikana na management bakajya gushaka nimero ya CEO cyangwa ya nyiri hoteli marara bakamuhamagara mu Bufaransa. Amakuru mfite uyu mugeni ngo yavugishije uyu musaza ibiganiro ntibyagenda neza uyu mukobwa uyu mugeni aramwubahuka umusaza agira amubwira ati mwana muto basi noneho ibya business cyangwa ibya business reka tuse nk'ababyirengagije basi mvugisha nk'umubyeyi nk'umuntu kurusha imyaka kuko urukumvugisha ni kinyabupfura gike basi nk'umubyeyi w'umunyarwanda gerageza gushyiramo ikinyabupfura mu kumvugisha kuko ndakuruta. Aya namakuru angeraho uyu musaza uyu mukobwa mu kumuvugisha yageze nuvuga ngo aba bageni banze kumugabanyiriza ibiciro hari kintu mutari kumva baragiye barabukinga barabagabanyiriza uburyo bagombaga kubagabanyirizamo bararanja ariko amakuru mfite hotel kuko ngo iganwa n'abifite gusa bageze muri season wasanga ari baraplaninze bashyiraho n'ukwezi bavuga ko icyo gihe nikigera bazashyiraho promotion noneho n'abantu bafite ubushobozi buke bakagana iyi hoteli. Ibyo birakorwa urumva ni gahunda za hoteli. So umugenda kimara kubibona ariko yaramaze kubukinga nibwo yegereye nyiri hotel management aravuga ati no ibi ni gahunda yari iriho yakozwe mwe mwamaze kubukinga mwamaze kwishyura 30% ntibyakunda. Aravuga ati wowe uramenyera ko hotel atari yaso reka shake nimero yihamagarire nyiri hoteli. Bahita bahamagara nyiri hoteli marara aravuga ati wavuganye na management ntabwo ndi mu gihugu simpari diringa nabo bantu umugeni afatiraho kugera naho yubahutse uyu musaza mubwira nabi. Marara aramubwira ati ngaho mbabarira basi ibya business tubishyire hanze mvugisha nk'umubyeyi w'umunyarwanda urimo kumburira ikinyabupfuru rukunganiriza nabi ntabwo ari ukuri cyo wakabayunganiriza twumvikane mwumve neza cyane. Uyu mugeni ngo ahita ava kuri telefone aragenda umusaza ahamagara abakozi barababwira ati umuntu mvuganye nawe afite amarere kandi ambwiye ko bafite imbuga nkoranyambaga mwoka byaramwe bakozi beza mwiyeranje muhereza aba bantu service irenze izo mwahaye abandi bose ntihagire ikosa rikorwa. Ibi ngibi nibyo ni umuntu wari wese abibwira abakozi n'uwari wese ntekereza ko izo ni imvugo zivugishwa zikoreshwa kenshi. Agera naho ababwira avuga ati icyumba cya VIP iyo residential muze kwibahera ku madolari 700 sinzi amafaranga anga hari muze kuyabagabanyiriza cyane bishoboka yewe ibyo kunywa bidasembuye fanta ya hariya ni 3,000 aravuga ati kugira ngo abantu tutandukane n'abamahoro muyibahera 1,500 muyikure kuri 3 baze bishime ubukwe bwabo bugende neza. Niki iyi hotel itakoreye aba bantu bagombaga kwakira abantu 200 bagombaga kugaburira abantu 288 twumvikane. So ibi bintu byose ntabwo byavuzwe ariko ikintu gitangaje ntabwo bigeze batubwira ko iyi hoteli yaba bageni iyo bita Delta ni ya uyu musaza ikintu cyambabaje
uyu musaza yarari muri iyi hoteli yaratashe ubukwe bw'umuhungu we, yararetse abana be bandagaza hoteli y'umuturanyi bro. Muzehe nyiri hoteli Delta, hoteli y'umuturanyi yatanze serivisi mbi wabihagararaho ku buryo ureka abana bawe bakagera bakayandagaza kuri aka kageni? Uyu musaza ntacyo bimutwaye kubikora kuko marara kuva higereye hariya hoteli zabo zaguye mu gihombo gikabije kuko yaje ari hoteli nini kubarusha. Tugaruke mu bunyarwanda, uyu musaza ufite business se waba bageni ko watashyukwe muri la hoteli y'umuturanyi, birakwiye ko ari kureka abana bawe bakajya kuri hoteli y'umuturanyi bakayikorera ibyo bayikoreye aka kageni? Hano harimo akagambane. Nasigaye nibaza aba bantu baba baragambanye n'abakozi bo muri rege umuriro ukavaho kugira ngo babone icyo basebya iyi hoteli. Tugaruke kuri turiya dusimba. Iyi hoteli yagombaga kwakira abantu 50, yagombaga kwakira abantu 60. Yakira abantu bangahe umusa? Hoteli ifite ibyumba 2, ibyumba 20.